Aha nibyo ni ku itariki zirindwi z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatandatu. Cyo nimwigire hino di nze ndababwira uko byifashe uko bihagaze hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Njye kuri mikoro amazina yanjye akaba ari Bosco Mutaramu cyane wongeye mu by'ukuri kugaruka imbere y'izi mikoro kugira ngo dukomeze n'amakuru ibikomeje kugenda bivugwa, ibikomeje kugenda bigarukaho. Bajya bavuga ati mwenyewe kabisa Bosco banamaze kuhakandagira umutaramu cyane, ari nako nsuza abantu bari mu mujyi wa Goma badukurikiranye, nsuza abantu bari mu mujyi wa Bukavu mudukurikiranye, nsuza abantu bari i Burundi by'umwihariko mudukurikiranye, mu Rwanda mudukurikiranye, abari Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uganda ndetse n'ahandi mu nce zigiye zitandukanye z'isi yose. Nongeye kubaha ikaze kandi mbifuriza kugubwa neza. Ubu rero kuri itariki tukaba twongeye kugaruka mu makuru n'ibiganiro muri bwa buryo bwiza kandi bwumvikana kuri buri umwe wari wese ubasha kumva ndetse no gutega amatwi ibyo tugenda tubagezaho. Niba utarakanda subscribe kuri Region Info urimo uracikwa, urimo uranyagwa zigahera, ariko ntarirarenga ushobora kuba wabikora. Bamaze kubikora bravo salute, ariko kandi ntibibagirwe no kuza kunyarukira kuri Barore TVD ukande subscribe. Ngiye kukwinjiza muri operation Bosco, nongeye kugaruka muri bwa buryo bwaho tugiye kujya mu by'ukuri twinjira no muri operation. Nuko bigaragara ko igisata cya politike mumaze kugenda mu byumva bimwe mu byagiye bimenyekana ndetse na update tugenda tuzibagezaho. Ubu ni nayo mpamvu tuba tugomba kuza no muri operation tukababwira uko bimeze. Nta yindi mpamba tubasesekaranyeho na makuru, ni nayo mpamvu rero mu by'ukuri turi hano. Ku mirongo y'imbere ku rugamba byifashe bite kuri uyu munsi? Twamaze gutangira kwinjira muri weekend, turi kwa gatandatu. Byifashe bite? Reka mbabwire uko byifashe cyangwa se uko bihagaze kugeza kuri ubu ngubu. Hari uduce dukomeje kumvikanamo imirwano. Drone 13 ziturutse mu gihugu cy'u Burundi zagabye ibitero muri Kivu y'Amajyepfo ku bindiro by'inyeshyamba bigera kuri bitatu byari birimo hano muri Kivu y'Amajyepfo. Andi makuru avuga ko bimwe mu bitero byagabwe n'izi drone byagabweho izi drone cyangwa se ahagabwe izi drone, hari ibitero byari biri kwikusanya by'inyeshyamba za 23 kugira ngo bagaruke mu mujyi wa Uvira. Ibyo turaza kubigarukaho. M23 aharimo Ruvungi, Kamanyora ndetse na Nyangezi basa nkaho bamaze kuzengurukwa na coalition igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko abarimo ingabo z'u Burundi ndetse na Wazalendo. Igisirikare cya Tanzania gikomeje gutsinda ku mirongo y'imbere ku rugamba nyuma yuko ubu ngubu uduce twinshi cyane turimo na Runingu twamaze gukurwa mu biganza ndetse n'amaboko y'inyeshyamba z'umutwe wa 23. Umujyi wa Bukavu uri guhigwa bukware, ibyo nabyo ugomba kubimenya. M23 yacanganyikiwe kugeza ubwo kuri ubu ngubu nyuma yuko batekerezaga ko kurasa hangaha muri Kesangani bizabafasha guhangana n'ibitero bya drone, batunguye no kubona umurundo wa za drone zigera kuri 13 zirimo kubagabaho ibitero icyarimwe. Ibyo byose nibyo tugiye kuba twagarukaho. Turagaruka no ku makuru aramutse avugwa akomeje kugenda atugeraho kugeza kuri isa cyangwa se kugeza magingo yangaya. Icyo usabwa gusa rero nuko utaza kujya kure y'inyakiramajwi yawe cyangwa se aho dukurikiranye, aba kuri screen, aba kuri telefone yawe cyangwa se kuri mudasobwa, hose mu by'ukuri utereka ubundi ukikurikiranira amakuru. Reka twinjire rero nta gutinda, nkubwire ko ku munsi w'ejo ubu bivugwa ko habarurwa abagera kuri 18 bose mu bagize itsinda ry'umutwe wa 23 bahitanwe n'ibitero bya za drone. Abangaba bakaba bari mu bice bibarizwamo ibirindiro by'umutwe wa 23 biri hejuru y'umujyi wa Sange ahitwa Kabunambu. Angaha rero akaba hari ibirindiro by'umutwe wa 23 ndetse ngo ibirindiro bikaba byari biri mu ngamba mu kurinda aharimo Ruvungi ndetse no gutegura ibitero byo kugaruka muri bice bya Sange, Runingu ndetse no gufasha abarwanyi ba 23 bagomba guturuka no mu bice by'ahangaha muri Safizi kugira ngo babashe kongera kwataka umujyi wa Uvira. Byanze bikunze rero igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntago bagombaga kwicara. Ni muri urwo rwego amakuru ari kutugeraho
agaragaza ko intsinzi yongeye kuboneka muri bimwe muri utu duce wumva ndimo ngenda nkubwira. Agace karimo Kiriba karafashwe, Kavimvira yarafashwe, Kawezi nuko byarafashwe, umutekano waho wifashe neza. Runingu aka gace kamaze gufatwa. Hari abantu bashidikanyaga ku bijyanye na Runingu, ariko ndagira nkubwire ko Runingu nta nubwo yafashwe gusa, ahubwo hafashweho igice kinini cyane rwose, kugera ahangaha Sange. Ubu imirwano ikaba mu by'ukuri yari igeze aho bita Kabunambu. Ahangaha ni naho humvikanye ibitero bya drone. Bivugwa ko izi drone zigera kuri 13 zagabye ibitero ahangaha, zitana abarwanyi bagera kuri 18 umutwe wa 23 nk'uko amakuru aturuka muri bica bivuga. Ni mu gihe 23 ivuga ko mu by'ukuri irimo nayo igerageza gutegura ibitero ku gihugu cy'u Burundi, nyuma yo kubona ko bajengerejwe ku buryo budasanzwe n'ingabo z'u Burundi ndetse n'ibitero bigabwa by'indege ziturutse hano ku Burundi, kugeza ubwo ku munsi w'ejo ngira ngo mwagiye mubyumva cyangwa se ni amakuru agiye acicikana, bamwe bavuga bati haba hari ibitero bya 23 byagabwe ku kibuga cy'indege mpuzamahanga Mikel Ndadaye hano Bujumbura, ariko ibyo ngibyo biza kumenyekana ko nyine ibyo bitero bitigeze bibaho, ahubwo ngo bidateze no kuzigera bibaho. Dukurikije amakuru y'ibivugwa n'uruhande rw'u Burundi ruvuga ruti twebwe twiteguye guhangana, mu gihe bavuga ko ngo mu rugamba batangije bafite n'intego ikomeye cyane yo gushyira ku iherezo umutwe wa Red Tabara uri gukorana n'inyeshyamba za 23 hano muri Kivu y'Amajyepfo, kugira ngo babashe kugera ku ntsinzi mw'abantu mwe. Mu rugendo rw'amasaha 4 mu by'ukuri kuri kilometero 30 ku isaha zirenga, uraba umaze kugera mu mujyi wa Bukavu uvuye aho bita Uvira. Uru rugendo rero nirwo rukomeje kumvikanamo ibitero bikomeye cyane umunsi ku wundi, ari na mpamvu ngenda gusobanura nkubwira nti umujyi mu by'ukuri wa Prito ninkomeza kugenda mvuga umujyi nuko utuduce n'ubundi n'uduce dusanzwe duteye imbere, bitagoye cyane kuba watwita uduce tw'umujyi. Nk'ubu ngubu biravuga ko aho bita Nyangezi ahangaha abasore barimo Wazalendo bamaze kwazenguruka mu misozi yangahe ho Prito. Nyuma yo kwakira amakuru Wazalendo yari iri ahangaha mu bice byose muri Walungu, mu by'ukuri abari bari mwenga barazamutse basanga bari za Walungu, bityo baravuga bati hano kuri route nationale gatanu tugomba gukora igikorwa gikomeye cyane. Bahita berekeza mu misozi yangahe za Nyangezi. Ni urugendo rumaze iminsi bakoze, urugendo rugera ku cyumweru, bakora mu by'ukuri uburyo bwo gucengera mu by'ukuri bucece kugeza ubwo ku munsi w'ejo 23 ifite ibirindiro ahangaha Nyangezi byabafashaga kusa nkaho bubaka urukuta rwo gukumira ko hashobora kubaho kugera muri ibi bice bya za Bukavu. Ahangaha basatira za Panzi bagiye bumva ahangaha Nyangezi ngo ibintu birakomeye. Ejo Nyangezi Wazalendo bagabye ibitero bikomeye cyane ku bindiro bya 23 mu duce tumwe na tumwe, byongera kugaragaza yuko mu by'ukuri uyu mujyi wa Bukavu urimo uragenda mu by'ukuri usatirwa cyane. Ubwo uduce nka Kamanyora, uduce nka Ruvungi twamaze gusigara hagati ya 23 ishaka kwikangura, mu by'ukuri itangiye kugenda mu by'ukuri ifatwa amatekwa, dukurikije uburyo ki igisirikare cya Leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barimo kugenda bategura urugamba. Bivuga ko rero ku munsi w'ejo ibitero bya drone byaje birasa ugira kuri 3 bita bigenda ahangaha muri bice bya Sange. Ni mu gihe amakuru avuga ko hari imyiteguro ikomeye cyane yari iri gutegurwa muri utwo duce twigiye imbere usatira Ruvungi ahangaha Kabunambo. Ibyo rero byose byari bitero bigamije kwerekeza ku mujyi wa Uvira, kuri ubu urinzwe n'abarimo Special Force Hibu, byamaze kugenda bishyirwa hasi. Ibi biraza bisatira izindi mbaraga zikomeye cyane zubatswe n'igisirikare cya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndaza kubyita urukuta cyangwa se block yamaze gushyirwaho ku buryo budasanzwe, kuko ngira ngo murabiza harimo Poezero M23 naho yagombaga gucengera iturutse mu bice byo muri Fizi aho ngaho za Mwenga Prito ivuye muri Fizi aha Mwenga ikaza. Bivuga ko bagomba kwikusanya bagafatanya na twirwaneho bagakora mu birindo bisanzwe bikoreshwa n'umutwe wa twirwaneho, ndetse aho hafi akaba ari cyitwa Red Tabara. Ubu ngubu ibi nabyo byamaze guhagarikwa kubera yuko ahangaha mu makora tugeraho Poezero yamaze gukurwamo izo za Rwinsankuku. Ibyo bice byose byagombaga guteza ibibazo kugeza ubwo hapangwaga ko ari abasore bashaka guturika ibaraka baturutse inyuma bazengurutse nk'uko mubona Wazalendo iri kugenda ibikora, ariko ibyo byose bikaba bigaragara
bigaragara ko byakomeje kugenda bihagarikwa. Iyo n'indi ntambwe ikomeye cyane yaje guterwa ahangaha. Ngira ngo mukomeje kumva amakuru avuga ko ngo igisirikare cya Tanzania TPDF cyaba kiri ku mirongo y'imbere ku rugamba hano muri Republika Demokarasi ya Kongo. Ayo makuru koko mu by'ukuri bavuga ko ari impamu, ariko akaba ataratanga igisubizo cya nyacyo kigaragaza uburyo ki Tanzania yaba iri kwitwara ku mirongo y'imbere ku rugamba. Gusa uko byagenda kose iki gisirikare kikaba kitezweho insinzi hakurikijwe amakuru ndetse n'imibare y'ibigenda bivugwa, nkuko amakuru agenda atugeraho kugeza uyu munota cyangwa se kugeza na magingo aya. Nubwo imibare igenda itangwa y'abari kugwa ku rugamba ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu by'ukuri abenshi bavuga ko itizewe, ariko harabarurwa benshi bakomeje kugwa muri ibi bitero birimo bigenda bigabwa. Igitero cya drone cyarashwe na 23 ntabwo kigeze kigera ku ntego, ibishyira mu by'ukuri mu byago bikomeye cyane uyu mutwe wa 23 bikongera kugaragaza ndetse no kwerekana ishusho ikomeye cyane y'ibiri kugenda biba. Ni amakuru mabi cyane ku mutwe wa 23 kumva ko drone ziri guturuka ku Burundi zikomeje kubakorera ibyamfura mbi cyangwa se zirimo zirabakorera ibishitani ku buryo budasanzwe, ariko kandi amakuru akavuga ko izi drone nubwo mwumva zakomeje kugenda zituruka ku ruhande rw'u Burundi, ntabwo izo drone ari iz'u Burundi, ni drone zaturukijwe i Kinshasa ndetse zizanwa ahangaha mu by'ukuri i Burundi, kubera ko niho bugufi bishoboka mu gutegura ndetse no kuba hakwifashishwa nk'inzira y'ibitero bigana ku nyeshyamba z'umutwe wa 23. Rero mw'abantu mwe nta bundi bumanzi cyangwa se nta kindi kibazo cyaba cyarabiteye. Ibyo rero nk'uko bikomeje kugenda bikorwa biratuma M23 irushaho kugenda yinubira ubutegetsi bw'u Burundi, ivuga ko isa yari yose ngo bashaka gutegura ibitero, ariko perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye cyangwa se Evaristo Ndayishimiye batazira General Neva nawe akavuga ati twe nk'abarundi turiteguye. Abarundi mu by'ukuri nabo kugira ngo bagenda babigaragaza umunsi kundi muri komenti, ndetse n'abagenda babivuga ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko Uburundi bwiteguye guhangana n'ubutwe wa 23 n'ibitero bishaka kugabwa. Uburundi bwo buvuga ko buri mu gikorwa cyo gufasha Republika Demokarasi ya Kongo mu guhangana n'umutwe w'ingabo z'amahanga wagabye igitero, ariko M23 yose uko ibyumva ivuga ko iri kurwanya uburenganzira bwayo. Ibyo rero bikaba impamvu zinyuranye zigera kuri 2 zituma izi mpande zombi zihanganye kugeza uyu munsi. Ntabwo tuzi niba bizaba ngombwa ko iyi ntambara izaba kurwana hanyuma uneshejwe akaba atsinzwe, cyangwa se ibi biganiro tugenda tubona ibi bya Washington, ibiganiro bya Doha tugenda tubona Nairobi, bishobora kuzaba ari cyo gisubizo kirambye gishobora kuzageza ku ntsinzi ndetse n'ihagarikwa ry'iyi mirwano iri hano mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ni impamvu nyinshi kandi zingana ururo zigenda zigarukwaho mu by'ukuri zituma habaho kwibaza cyane kuri iyi ntambara mu burasirazuba bwa Kongo ikiri inyuma cyangwa se ibyabitera. Ariko uko byaba bimeze kose mu by'ukuri cyangwa se uko byaba biri kose, abenshi bakavuga ko byanze bikunze hari abari inyuma y'intambara cyangwa se hari ikiri inyuma y'intambara, ari nacyo kigomba gushyirwa ku iherezo kugira ngo intambara irangire. Nugomva rero amaoperasiyo agiye atandukanye agenda akorwa, ngira ngo muragenda mubyumva, tugenda tubibagezaho kandi ari nabyo tugenda tubabwira. Ahangaha muri Kivu y'Amajyepfo MONUSCO ivuga ko yo yiteguye gutanga ubushobozi bwose bushoboka, ndetse biteguye no kugaruka muri Kivu y'Amajyepfo muri uyu mujyi wa Uvira ndetse no muri bice bya Kamanyura, ahazanyangezi n'ahandi twagiye tugaruka, bagatanga umusada ndetse n'ubushobozi bwabo mu kugira iki, mu guhagarika ibikorwa byibasira mu by'ukuri abaturage cyangwa se bigira ingaruka zikomeye cyane umunsi ku wundi ku buzima bw'abaturage. Unyemere rero nkomeze kugenda nkugezaho amakuru. Umuryango umwe bwa Afurika wamaganye ibitero by'iterabwoba byagabwe ku kibuga cy'indege mu by'ukuri n'inyeshyamba zo mu mutwe wa 23 hakoreshejwe drone. Ibi nanone ntabwo nje kukubwira ku bijyanye n'ibi bitero, ngira ngo amakuru menshi wakomeje kugenda uyumva, ahubwo nje kukubwira ni iyihe shusho biri gutanga cyangwa se ni iyihe shusho biri guha iki kibazo dukoresheje cyangwa se dukurikije ubugororangingo, tutitaye kuvuga ngo uruhande runoro. Kuba umuryango wa Afurika yunze ubumwe ushobora kuba mu by'ukuri wahaguruka mu gihe 23 igabye ibitero nk'ibi ngibi bya drone, ariko tukabona
uruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo narwo rugabye ibitero bya drone ntago bivuzweho, bivuze ngo M23 ikwiye kugenda gake aho ngaho, kuko mu by'ukuri ifatwa nk'umutwe w'inyeshyamba, nta kindi kintu kiba kiri aho ngaho. Ubwo rero bivuze ko umuryango wa Afurika yunze ubumwe aho ngaho uba wigaragaza ko ushyigikiye cyangwa se werekana ko ushyigikiye ko ubuyobozi bwirwanaho. Bivuze ngo ibyo bitero bya guverinoma biramutse binatsinze cyangwa se bigeze ku ntego, guverinoma yo nta kintu ishobora kuba yabazwa, ahubwo byaba ikibazo mu gihe ibitero by'inyeshyamba bishobora kuba byagera ku ntego, kuko nk'uko mubyumva no kuba bitageze ku ntego, ngira ngo murabizi ko drone zose M23 yari yahagurukije zerekeza kuri ikibuga cy'indege Kisangani mu ntara ya Chopo, zahise zose ziraswa zishyirwa hasi, ariko urumva ko M23 byaje gukomeza kugenda bibana ikibazo. Ibi bikaba bigaragaza amahirwe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamaze guhabwa, ndetse n'icyizere ari nacyo yagiye isaba no mu minsi yashize igomba guhita ibyaza umusaruro. Ubu tuvugana ibitangazamakuru byinshi byagiye byandika bigaruka ku bijyanye no kuba hari ibihano bishobora kuba bizabaho ku bihugu bishinzwe gushyigikira umutwe wa 23, by'umwihariko ku Rwanda, bitewe n'uko ibi bitero nyuma y'uko bigabwe bivuga ko ngo ni ibitero byari byateguwe kandi byari byateguwe na 23 kandi bishyigikirwa n'uruhande rw'u Rwanda, ariko mu by'ukuri byagiye bivugwa n'ibitangazamakuru bimwe na bimwe ibyinshi byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ko rero ibyo ngibyo bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane. Noneho bya bihano tukomeza kugenda twumva Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagiye ivuga kenshi, ugasanga noneho igihe kirageze cyangwa se nicyo gihe kugira ngo bishyirwe mu bikorwa. Urumva ko ni ikibazo gikomeye cyane, gifite mu by'ukuri impamvu nyinshi zo kugira ngo kugira ngo kibeho, ariko ari na rwa rugendo twagiye twibutsa abantu ko ibibazo byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mugenda mubona mu by'ukuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibifite mu biganza kugira ngo ibibazo ibishyire ku iherezo cyangwa se ibashe kubihagarika. Byanze bikunze igisubizo kirari, kuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni igihugu gifite ubushobozi kameme, ni igihugu gifite amabuye y'agaciro, ni igihugu kinini gifite abaturage benshi, bityo nge mbona ko igisubizo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igifite. Uyu munsi Tanzania yamaze kwivanga muri ibi bibazo, irimo iragira uruhare mu mirwano, Burundi burimo buragira uruhare mu mirwano mu rwego rwo gukumira ko ibyo bibazo byabageraho, kandi baje kubikumira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gutekereza ko bishobora kwambuka iki gihugu bikagera hano bikagera hano muri Tanzania ndetse n'ahandi hose. Ibyo rero ni urugero rwiza rw'ibindi bihugu uko ruri kugenda rugerageza kubikora, ariko mu by'ukuri ntabwo bivuze ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo ishobora kuza kwambuka ikajya guhangana n'ikibazo, ariko by'umwihariko niba noneho yamaze guterwa birakwiye ko ishyiramo ingufu zishoboka izo ari zose cyangwa se izo ari zo zose mu by'ukuri, kugira ngo iki kibazo kibashe kuba cyakemurwa cyangwa se cyashyirwa ku murongo. Ni amakuru tugenda tubagezaho umunsi ku wundi uko bwije n'uko bukeye, ngira ngo mugenda mubyumva, tugenda tuganira kenshi gashoboka kugira ngo mubashe kugenda mumenya aho biba bigeze. Niyo mpamvu rero natwe tugenda tubasaba umusanzu, mu by'ukuri nabyita ko bidufasha kurusha kugenda dukora na morale nyinshi, kugira ngo mubashe kubona nyine aya makuru mu buryo bwiza kandi bugezweho. Niba ukunda kandi ukaba ushyigikiye Bosco, ntibize kugusaba ikiguzi cyinshi, ni ukunyarukira kuri Barore TV ugakanda subscribe cyangwa se sabone, ibyo biraba bihagije, ubundi ukomeze mu by'ukuri ukurikirane na Region Info, hanyuma nta kindi cya gisigaye natwe ni ukugera tugutegura amakuru tuyakugezaho uko bwije n'uko bukeye. Ngira ngo mwumvishe ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika noneho batangiye gukorana ku masezerano yari yasinywe hagati y'ibihugu bigera kuri bibiri, u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi nanone nyine na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zirimo. Noneho ya masezerano Amerika isa nkaho yayahinduye ay'ibihugu bibiri, no kuva isa nkaho yayahinduye amasezerano ari hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse nayo ubwayo, kubera ko ubu ngubu hateguye inama ikomeye cyane yagombaga gusuzumirwamo byinshi muri aya masezerano, ndetse ikintu cyanatunguranye cyane cyangwa se cyaje kugorana n'uburyo cy'u Rwanda rwaje guhezwa muri aya masezerano. Noneho birangije bivugwa ko aya masezerano agomba kuzagira n'ibindi byiciro bizaba bigamije gusuzuma ndetse no kureba imikorere, imigenzereze ndetse n'uburyo aya masezerano agenda yubahirizwa. Abantu benshi bakaba rero batangiye kwibaza bavuga bati byaba biterwa n'iki kuba mu by'ukuri igihugu kimwe gishobora guhezwa mu masezerano nka gutya? Bivuze ngo hari ibyo
hari byinshi biba byagenwe cyangwa se hari impamvu. Ati rero ni ukwitonda nk'abantu muri 2023, ati birakwiye ko yitondera iki kibazo irimo ndetse n'u Rwanda, kuko mwagiye mubyumva no mu minsi yashize abo ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika harimo abagiye basaba ko hafatwa ibihano. Ubwo rero turakomeza kugenda dukurikira cyangwa se tureba uko byinshi bigiye bitandukanye bigenda bivugwa. M23 irigamba ko yaba yafashe bamwe mu bagize mu by'ukuri itsinda ry'abacanshuro, ariko aya makuru uruhande rwa guverinoma rukaba rwayahakanye, ruvuga ko atari byo ibiri kuvugwa n'izi nyeshyamba, ndetse ko nta gihamya ihari yaba igaragaza ko ibyo izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 zaba ziri kuvuga cyangwa se zaba ziri gutangaza ari ukuri. Ati rero birakwiye ko hitonderwa ayo makuru nayo kwitonderwa, cyangwa se birakwiye ko mu by'ukuri umwari wese yakwitondera ibi kugenda bitangazwa mu by'ukuri no mu mutwe wa 23. Ibi byavugwaga bikomozwa ku butumwa bwavuzwe na Oscar Barinda imbere y'itangazamakuru, ari nabyo byashingiye bivuga ko ibyo nyine byaba ari byo. Ubwo ngira ngo murimo murabyumva rero. Hanyuma rero mwese mwari mudukurikiye cyangwa se mwese mwari mubanye natwe muri bigana n'amakuru, ngira ngo nabashimira, hanyuma nkabifuriza kugubwa neza, nkababwira ni mukomeze kugenda mu kuryoherwa n'ubuzima. Abo bitameze neza no kwihanganira bimeze neza, bravo. Nanjye rero ndi Bosco Mutaramo cyane, ni Region Foster Youth. Ciao ciao, hasta la vista, mugire ibihe byiza. Turasubira mu masaha ari imbere tureba nandi arabagezweho.